Niba hari amavuta meza yagukoreraga biryoshya uruhu rwawe ariko nyuma y'igihe runaka ukabona ayo mavuta arakwanze, ibi nibyo bintu byabiteye. Abantu benshi bazi ko uruhu rugera aho ngaho ngo rukamenyera amavuta ngo rukayanga. Hoya, ntabwo skin care ari imiti. Imiti igira ibintu bita drug resistance ku buryo iyo ukoresheje udutibe igihe kinini usanga utwo dutibe tukwanga, ariko kuri skin care ibyo ntabwo bikunda kubaho. Impamvu rero yatumye uruhu rwawe rwanga ya mavuta, wakoraga over exfoliation, wikubaga cyane, wakoreshaga amasabune akaze, wakoreshaga amascrub, wakoraga exfoliation inshuro zirenze 2 mu cyumweru. Ibyo ni mu mpamvu ushobora gutuma amavuta kwanga, kuko barrier yawe ibiri kugenda itakaza ubudahangarwa. Ikindi kintu cyatumye amavuta yawe kwanga ni ugukoresha actives nyinshi. Ugasanga nko muri cleanser harimo benzoyl peroxide, ukahita uza gushiraho retinol. Ibyo bishobora gutuma amavuta yataguha umusaruro. Indi mpamvu yatumye uruhu rwawe rwanga ayo mavuta ni izuba. Ni impamvu nyamukuru ishobora gutuma amavuta agira akakwanga, kubera ko ama inflammation na irritation ziba ari nyinshi cyane, ugasanga icyo uruhu rwawe rushaka ari ukurukaruma. Iyo yangiritse nta kintu na kimwe wakoresha ngo kigukorere, kereka iyo barrier yawe wongeye ukayisana. Ubundi rutine nziza yakaba irimo utuntu dukeya, yakaba irimo ibintu by'ingenzi, irimo n'utu actives duke.